niho ugiye kujya ubonera ibiganiro byanjye bya buri munsi, kuko nagira ngo wenda iyi tubicano nyifatanye ngira itangazamakuru, kuko maze kubona ko ari cyo kintu cyo kugenda kinjiza kuri iyi mihanda. Ibintu byakomeye byagoranye, content zarabuze, abakinaga amafilme twabivuyemo, amakomedi twarabiretse, comedy stand up twarabiretse. Ubu ngubu tugiye kujya twicara tuganire kugira ngo tubone ibyo twaprodinga. Sinzi niba mu mutayibona ukuntu content zagiye zibura, none tuzabigenze gute? So kuko urabona itangazamakuru nicyo cyonyine umuntu ari kubasha gukora, akagikora kitamugoye, nta mafaranga menshi ya spendinze. N'abadespora batangaga umufungo ngo mwarifashe. Sinzi impamvu mutakire kuri amafaranga. Nagira ngo rero uyu munsi muze kunyihanganira dutangire gutya, sibyo? Muze kunyihanganira dutangire gutya. Urumva sinzi nimba mwese munzi nka Professeur Cyucyu cyangwa se nushaka kunyite Erickson G the Superboy. Sama ntibago nteta ko ntumutero rwamutse mugo mutagira konje no ku cyunguru nyankora, kuko apeti ya push nza pre propose ama equipe tiza apeti pa matsinda. Uyu munsi rero YouTube channel none igize itangaza makuru, tujye kujya tuganira umunsi kundi kugira ngo buri muntu wese abashe kujya agira icyo akuramo, kuko kuri iyi mihanda ibintu byagoranye. Showbiz iraryoshye man, urimo urabona ko buri muntu wese sinzi nimba ariko nabyita, gusa hari byinshi ndi kugenda mbona umunsi ku wundi, bigatuma ntangira gutekereza keski itangazamakuru niki. Ndajya tuza kuganira kuri iyi ngingo, itangazamakuru niki. Ese ni ikintu buri muntu wese yifuza kugeraho kugira ngo amenyekane? Ni ikintu buri muntu wese yifuza kujya kugira ngo yubake izina? Ndi kugenda mbona ibiganiro bimwe na bimwe bari kugenda bakora umunsi ku wundi, ugasanga umuntu yafashe umwanya we ajya mu itangazamakuru gukora ku wundi muntu, akamukora musebya, amuharabika, amutuka. My friend, nimba turabanyamwuga mu byo dukora, ba focus ku kazi kawe, ube focus ku mwuga wawe, wishinga itangazamakuru uvuga ngo kugira ngo rizamuke nuko ngiye kujya nkora ibiganiro by'isebanyabuhanga, sibyo? Kuko ndimo ndareba hari abantu benshi mugenda mwakira abantu, sinzi impamvu nakunze no kubona, sinzi impamvu ibiganiro nyine bivuga amafuti ari byo ukunda gutrendinga umunsi ku wundi. Ugasanga umuntu ukunda kuba ari kuvuga amafuti ni mufite views nyinshi, ariko kameme nabonye ko n'indirimbo mbi nizo zisigaye zizamuka. Umuhanzi arakora indirimbo nziza, wayigeraho ntuyifungure, ahubwo wakoze y'amafuti idafite message, idafite meaning, idafite nyine indirimbo mbi pe, isigaye ya prodingwa ugasanga iri hejuru cyane y'izindi zakozwe. Ibi bintu rero maze kubona ko nta bunyamwuga burimo. Nanumva tube creative mu byo dukora. Niba ukora itangazamakuru, byibuze mentioninga ku kiganiro runaka ushaka kugereza kuri rubanda nyamwinshi, ushaka kugeza kuba kuri itangazamakuru ryawe cyangwa se inyamakuru cyawe, tumenye ngo byibuze sinzi niba uko aba itangaza ni bya binyamakuru babikizamuka. Niyo mpamvu amafuti menshi. Hari nk'umwana w'umukobwa ntashatse kuvuga izina rye kuko ngiye ntago ndanga umwamamaza, ntago ishyuye kwamamaza, usibye ko nta namwamamariza. Ndashaka kubaza nk'umunyamakuru ufata umukobwa nk'uriya ukamushyira imbere y'itangazamakuru agiye gutukana, ukemererwa kuza ukamutunga mikoro, ukamutunga kamera, agakora akarangiza ikiganiro, nawe ukagicyura ukajyana ukeditinga, urangiza ukaprodinga. My friend, nta message turi guhereza abavandimwe. Amahoro, nta message turi gutanga. Nyine dukore content nzima, buri muntu wese yatanga igitekerezo cyangwa se buri muntu wese yakicara akavugaho. Ayo mafuti tuyavemo, hari icyo bidutwaye. Ariko ibintu byanyu mwaragiye mwarabyangije man. Icyo nyine iyo YouTube channel yawe uzi kugiye kuzamukira ku nkuru z'amafuti, ntumve ko iyo ngiyo ariza guteza imbere. Ku mwanya umuntu uzanye message, uzanye ikiganiro kizima giye kugeza ku banyarwanda, kuba gukurikira, umuhereza umwanya yisanzure avuge. Ariko nimba wumva umuntu yatangiye gutandukira, atangiye gukora ibintu bidafutuye, bidafite umurongo muzima, ijugunya tayahuza ibintu birangira. Urumva sinzi mwese mushobora kuba mwarabonye ko wenda uraje Skizo, nimba ari Gasuku kuriye nyine birayi boro byajya akora byo gutukana, nimba mwarabonye ko byo bintu bishobora kuba bimubakira izina, ukumva ko nawe ari byo ugomba kuzamukira. Ko Gasuku urwego rwe n'urwawe ntago ari rumwe, sibyo? Urwego rwe n'urwawe ntago ari rumwe. Afite amafaranga yemereye kumukora buri kimwe cyose, afite n'amafaranga yatuma akora content nzima ikamenyekana kandi gakundwa, ariko nawe mu mutwe we ni vide, mu mutwe we ni zero. Niyo mpamvu nyine yumva ko gukomeza gutukana kuri social media nyine okay byamaze kumuconfusinga muri mind ye.
byamaze kumuconfusinga, yamaze kumva ko nyine ubuzima bwe ni hariya buri, kandi urabizi neza ko yubaye mu kintu cyane bugeraho nyine kikakugira chronique. Iyo ubaye mu mbwa cyane nawe ubimbwa, urumva? Aho mwe mutangire gahunda yanyu muvuga ngo dufite projet nzima nahageza kuri rubanda, nyine jya utangira umushinga uvuga ngo uyu ni wa mushinga najyana muri RDB, ukaba waterwa inkunga n'abantu bamwe na bamwe, kuko sinumva ko iterambere ryawe uzageraho warafunguye itangazamakuru ryo gusebanya sha iryo ngiryo rwose nta kintu kimwe rizagufasha. Nimba udashobora kunsharinga umpe link, ushobora kuba nahereza umuntu ngo ayirebe, kamemu uri nk'umuntu ushobora kuguke. Wenda reka dufatire urugero nk'umuntu keske nkawe, reka nkubaze wowe kuri iki kiganiro nahangaha, mbabare muze kumbwira muri comment, uramutse ufite mushuti wawe, uramutse ufite inshuti yawe mukundana koko mushuditse musangira kabisa nagahiye, akaba akora umushinga wenda tubare nko wenda akina nka pornography, akagusharinga episode yasohoye ya porno, akagusaba ngo sharingira, tuvugishije ukuri nk'umunyarwandakazi ufite indangagaciro zikwiye umunyarwanda, wafata iyo episode ukayishyira kuri status yawe? Ese wayisharinga inshuti yawe? Ese wayisharinga kuri Facebook yawe, Instagram, TikTok yawe? Mbabarira umbwire ni iki kintu we wakora? Njye ndagira ngo mbabwire kino kintu kandi pe ntababeshye, ntabwo nigeze na rimwe ntekereza kuzakora itangazamakuru gutya cyangwa se kuzakora ikintu nk'iki ngishyira kuri channel yanjye, sibyo? Ariko ngiye mu buzima nyine kuko gusa itangazamakuru ndarikunda pe, itangazamakuru ndarikunda, ni nabyo nize, urumva? Wenda sindabona ubushobozi bunyemera kujya mu itangazamakuru nko kuri televiziyo cyangwa se kuri radio, kuko wenda ngirageje no gukora itangazamakuru hari YouTube channel tumwe na tumwe tuba turanga ngira ngakora ibiganiro biba biraho, ariko byibuze ngiyewe kuko ibi bintu bizananiye kwihangana pe, gukomeza kwihangana kwifata byanze. Ndagira ngo rero mbabaze iki kintu kandi mu myemerere mumbwire, ngiyewe ndagira ngo mbasabe tube babantu bakeneye nyine kuzamukira ku bikorwa bifite ireme, tube abantu bakeneye kuzamukira ku bikorwa bifite ireme, dufite aho twabicururiza, dufite aho twabisharinga, tuje kuzamukira ku mafuti. Kakira gikobwa ejo bundi numvise kiri kwihereza kiramani, kiri kumutuka ngo ngukina ngo iki ngo umuryango we ngibiki mani. Ngiye sinzi nimba ariko nshobora kuba ntakubona, ariko ngize amahirwe yo kugufatisha wa mukobwa wenda akeneye kuvuga izina we sinanakuvuga, kuko nyiri umuntu utamenya nyine, ntabwo wamenye ifusonzemo pe, ntabwo wamenye ifusonzemo, ntabwo wamenye umwere udozemo, kuko ntabwo niyumve ko kuzamuka kwawe uzabifashwamo no gusebya rubanda no gusebya umuntu kugira ngo muzamukireho. Mani ibyo bintu nta mpane bibamo, ndaguhakane nta mpane iba mu mafuti nkayo ngayo ishobora kuba yagufasha kuva ku kintu kimwe ngo ugere ku kindi, sibyo? Ahubwo ikiruta watangira content nzima, byibuze ukajya uvuga ngo natangiye projet runaka, ariko abantu ntabwo bari kuyikunda, ntabwo bari kuyireba. Byibuze amara kumenya ko batari kuyireba, ukamenya n'amakosa arimo, ukayakuramo ukayakosora, ugakora ibintu bizima, sibyo? Ariko byibuze twikumva ko tugiye kuzamukira ku bantu, twikumva ko tugiye kuzamuka nyine kwamamara bitewe nabo dusebya. Kandi nawe munyamakuru ndagusabye rwose ndagusabye, wihamagara umuntu. Hari ibintu abanyamakuru mwiharaje narabibonye, uhamagara wenda nk'umuntu yagusaba ikiganiro ukamubaza ngo ese ngo urashaka ko tuzakora kuri content. Hari umuntu runaka ushaka kuza mu itangazamakuru uje gusebya, hari umuntu runaka guhemukiye se uje kuvugaho, wimuhamagara mubaza ibyo. Kuki utampamagara njyewe nje kurata umushinga wanjye muzima, nze nkubwira abantu ku itangazamakuru ryawe, niba ufite ikinyamakuru cyamenyekanye cyazamuye urwego, njyewe nze byibuze nje kukibwira abanyarwanda, nje kubwira abanyarwanda umushinga mfite, byibuze bamfashe ku supportinga, bamfashe ku developer uzamuke. Ukumva ko ngiye wampamagara uko nje kukubwira wenda ku muntu ngiye gusebya. Nabumvishe cyane iyo muzika ari umuntu agiye gusebya rwose, aho ngaho muravuga atanga turacuruza. Siko bimeze se? Tuvugisha ukuri, abanyamakuru nyine kwanza hari umusitari runaka wagize ikibazo runaka, muravuga ati twariye. Nimba hari uwapfishije twariye, nimba hari uwakotoye twariye, nimba hari uwasebye twariye. Wirya kuko umuntu yahuye n'ibibazo.
ahubwo rya bitewe n'uko umuntu umushinga we runaka wamenyekanye, wubatse izina, cyangwa se wabaye ikindi kintu kizima cyavuye nyine gifite ireme. Umuntu ashobora kuza akabwira abanyarwanda uko wakora ikintu kimwe ugahindura ubuzima ugatera imbere. Urumva uwo mushinga wamufasha no ukamufasha. Hari abantu bakeneye kumva uburyo umuntu ashobora kuzamuka, uburyo ushobora gufata amafaranga inote y'igihumbi ukabyaza ibihumbi 100, uburyo ushobora gufata ibihumbi 10 ukabyaza miliyoni. Ahubwo mpamagara umbaza ngo ufite uwihe mushinga uje kumurikira abanyarwanda bazumva bagatera imbere. My friend, tube clear, tube abanyamwuga. So gusa kuvuga byinshi siko yamara. Reka mbashimire wewe wabashije kunkurikira kuri YouTube channel ya Mwiza Brenda. Ndagusabye kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byanjye bya buri munsi, kuko tugiye gutangira gukora tugiye gutangira gukora ngiye kujya nza tuganire mu buzima busanzwe. Man, ndabizi neza ko ntabwo ndi gukora ibintu birenze by'abandi, ariko byibuze ngiye nshaka gukora ikintu gifite message ushobora kuba wakicaza mugenzi wawe mukaganiraho, wenda ukamwungura igitekerezo. Sinzi gusa icyo ngusaba, ngiye nkeneye support y'abanyumva, ndetse tukanungurana inama ndetse n'ibitekerezo ku cyo umuntu ashobora kuba yakora, ku cyo yaganiraho. Nawe ushobora kuzana igitekerezo cyawe ukavuga ngo byibuze tuganire ku ibi bintu, kugira ngo byibuze tubashe kugira message dutambutsa, cyangwa tubashe kugira ibyo tugeza ku banyarwanda, sibyo? Ndagusabye rero wowe unkunda, wowe unkurikiye none ahangaha, kora subscribe kugira ngo nanjye mbashe kuzuza bya bintu dukene, cyangwa se buri munyarwanda wese adukeneye. Ndabakunda cyane, love you so much.